baratunaniza mwana, baratunaniza. Ako ikintu cyonyine mani kizagumya kibatungura ni uburyo mutunaniza tugagumiza tukabikora kandi abarusha kubaho neza mwana. Baratunaniza abo badiga ba baratunaniza bro. Bagabanye byeri itsinze kuri cyatanu genda mwinuza biri munsi kuri cyabiri genda akanores umuntu wese yibonemo mu cyiciro cy'ibyo byuma turabiretse NWP entere ku bwanjye ngewe umutekinisiye wese wa Esma wa FDA warika namushyira muri gereza. Niba wemeye icyuma kiva muri Tanzania nka Kiwingo n'urugero sibyo kikaza hano kandi ibikora icyuma muri Tanzania ni nabyo bikora icyuma hano, umucuruzi wa hano cyangwa umushoramari hano zamufungira avuga ati made in Rwanda ntiyemewe azamanuka ajya. Hari inkuru irimo kuvugwa cyane by'umwihariko n'abanyarwanda bagiye batandukanye bavuga ku cyemezo cyo guhagarika zimwe mu nzoga zikomeye, ndetse benshi bakomeje kuvuga ko hari impamvu zidasanzwe zishobora kuba zihishe inyuma y'iri hagarikwa ry'inzoga zitandukanye. Bakavuga ko hari ibirenze ibyo abantu bagiye babwirwa ku nzoga cyangwa se hari ikindi cyihishe inyuma kwizi nzoga cyangwa se kuri iri hagarikwa ry'inzoga zikomeye. Ngira ngo ibyuma abenshi mwagiye mubibona mu mavideo agiye atandukanye bagenda babimena, ahandi bakomeje kugenda babigaruka mu buryo budasanzwe. Ese koko ukuri kwishe inyuma y'iri hagarikwa ry'izi nzoga ese ni ukuhe? Ngira ngo nanone ku munsi w'ejo abenshi bakomeje kugenda babivugaho cyane ndetse babivugaho byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ari nacyo kiganiro cyakuriye impaka. Ngira ngo ikiganiro Kenisi yakoze ku munsi w'ejo agaruka ku byemezo byafashwe byo guhagarika zimwe mu nzoga zikomeye. Nanone ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bashingiraho bikaza gukurura impaka zikomeye cyane, ndetse byaje gusa nkaho biteje n'akavuyo. Ngira ngo muri iyi video turi buze kurebera hamwe amwe mu makuru ariho avugwa by'umwihariko akubyihishe inyuma ry'ihagarikwa ry'izi nzoga zitandukanye, ndetse ibitekerezo abantu barimo bagenda bavugaho cyane, ndetse ibimenyetso abantu benshi barimo kugenda baganira mu buryo butandukanye, cyane ko iki cyemezo ni icyemezo gisa nkaho cyaje gikurikirana n'icyemezo cyari cyafashwe mu minsi yashyize. Ngira ngo abenshi mwagiye mubibona bagenda bamena inzoga zisanzwe, urwarwa ndetse n'ibigage. Ngira ngo mwagiye mubibona. Rero abantu bakomeje kugenda bashidikanya bavuga bati ese ni igiki kishe inyuma yihagarikwa ry'izi nzoga. Hari ahantu ndi kugenda ca mu mashyamba, hari ahantu bari mu kunywa igisukika. Ibisukika byitwa ngo iki? Umuduri. Umuduri ni urwagwa se? Ni ikigage? Ni iki? Uwo muduri umutobe. Umutobe bari kubinywera mu mashyamba aya masaha cyane cyane rwose. Hari polisi kwegereye? Polisi? Polisi iri hafi yawe cyangwa Ndagusuje ndetse ngo ikaze kuri Shadow TV. Agira ngo niba rugambere ugeze kuri Shadow TV wakora subscribe kugira ngo tugere tubana umunsi ku munsi, ndetse igihe video igufasha cyangwa se igihe ukunze video ukibuka gusharinga ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kugenda zimenya amakuru. Nta bindi rero birimo kuvugwa hirya no hino, nta yindi nkuru iri gucicikana usibye inkuru yihagarikwa ry'ibyuma bigiye bitandukanye za United Gin za Kevanti ndetse n'izindi, usibye ko Kevanti yo batakomeje kugenda bayikomozaho nk'izindi, ariko byinshi mu byuma byagiye bihagarikwa ndetse n'inganda zabyo zigenda zihagarikwa. Ni ibintu rero mu by'ukuri byakomeje kutagenda bisa nkaho bivugwaho rumwe, by'umwihariko bamwe mu baturage ndetse abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho mu buryo butandukanye, batanga comments zigiye zitandukanye bavuga bati ese no kubera iki baduhagarikiye urwagwa, ndetse none babonye twirukiye ku byuma cyangwa se twari twifashishije ibyuma muri iyi minsi, cyane ko ngira ngo urebye urwagwa ndetse n'ibyuma ubusanga biri muri range imwe mu mafaranga. Bati none nabyo babyadukiye batangiye kubimena, batese ni iki kishe inyuma y'ibi ngibi, ese bizaza kurangira gute? Ngira ngo ibyo ngibyo mu buryo burambuye nibyo tugiye kugarukaho. Ngira ngo nanone abantu benshi bakomeje kugenda babitangamo ibitekerezo. Ngira ngo no ku kiganiro cyo ku munsi w'ejo washize Kenisi yakoze abigarukaho avuga ati ese ni gute FDA yatanze uruhushya rwo gukora ku nganda zigiye zitandukanye, nyuma ikaza kwivuguruza ivuga ko izo nganda zitujuje ibisabwa cyangwa se bimwe mu byo zikora bitujuje ibisabwa. Ni ibintu rero byakomeje kugenda nanone bikurura impaka ku bantu benshi cyane.
hari na bamwe mu bagiye bafatwa bakaza no gufungwa ngira ngo mu kiganiro twakoze mu kanya mu karere ka Muhanga ngira ngo benshi bakomeje kugenda bafatwa banabaza no gufungwa nk'urugero nk'uwari ukuriye Ingufu Gin Limited ngira ngo ari mu bambere batangiye kubazwa iby'inzoga yakoraga nk'ibyo bidahagije rero inzoga zakomeje kugenda zimenwa ngira ngo abantu benshi by'umwihariko abacuruzi bakomeje kugenda bibaza bavuga bati se nk'ubu ko twari twararangwe dukoresheje amafaranga yacu bizarangira gute bizagenda gute ari nacyo kibazo abantu benshi bakomeje kugenda babazanya bavuga bati se ubu turahomba turekeriye ati biragenda gute by'umwihariko nanone benshi mu bakuze bakomeje kugenda bibaza ati se tuvuye kuri gakondo ndetse n'ibya kizungu tubivuyeho turagana he turazibandwa turerekezayo benshi nibwo bahise batangira kwikoma bavuga bati kishobora kuba kibyihishe inyuma ni Bralirwa cyangwa se ashobora kuba hari nk'umukire waguze imigabane myinshi cyangwa se ushaka kungukira muri izi nzoga za Bralirwa ngira ngo mu nzoga zagiye zimenwa Bralirwa ntago irimo mu zagiye zimenwa ni zino z'ibyuma by'umwihariko zifite valute nyinshi ariko urwagwa ndetse n'ibigage byinshi byagiye bimenwa niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bavuga bati ese kuki inzoga gakondo ndetse n'izo za kizungu nk'ibyuma ndetse n'izindi zagiye zimenwa ariko iza Bralirwa zikarekwa no kubera iki abantu benshi rero nanone nicyo bakomeje kugenda bashingiraho bavuga bati hashobora kuba hari ukuboko guhishye cyangwa se kwishe inyuma y'iricibwa ry'inzoga cyangwa se y'irihagarikwa ry'inzoka zigiye zitandukanye ngira ngo abantu bakomeje kugenda babitangaho comment zigiye zitandukanye gusa nanone ntago ari ibintu umuntu yaza ngo ahite approvinga cyangwa se abyemeze cyane ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu bikoresha transparency cyangwa se bikorera mu mucyo ngira ngo baraza kugenda bakomeza babigarukaho gusa nk'uko bakomeje kugenda nanone bavuga ku mateleviziyo agiye atandukanye ngira ngo impamvu nyamukuru bagiye bamena izi nzoga z'ibyuma ngira ngo zifite amavolute ari hejuru cyane cyangwa se amavolute aremereye cyane ngira ngo ni ukubera zagiye zangiza abantu by'umwihariko urubyiruko ariko nanone benshi bakomeje kugenda bavuga bati se n'ikigage ndetse n'urwagwa nabyo bishobora kuba bifite amavolute ari hejuru cyane ku buryo bifite aho bihuriye n'ibyo bagiye batangaza ku mateleviziyo agiye atandukanye benshi bakomeje kugenda bavuga bati bashobora kuba bashaka kwimakaza cyangwa se ko inzoga za Bralirwa arizo zonyine zishobora gukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko abenshi batangiye kugenda banarekarama bavuga bati inzoga za Bralirwa zakomeje kugenda ziyongera mu biciro nyuma yaho baciriye izi nzoga z'ibyuma cyane ko ari nazo zisa nkaho zihendutse ugereranyije n'izindi nzoga za Bralirwa kuri iyi nshuro nanone reka ngushimire twabanye muri video kuva itangiye kugeza irangiye ngusaba gukora subscribe niba utarayi